kuba yabana n'indwara nta y'imyaka kibazo. nka 20. Ni urugero ukaba urwaye indwara runaka, uramutse utifashishije ikindi kintu icyo ari cyo cyose, iyo ndwara ikaba yazaguhitana n'imyaka 20. Ariko wenda wajya ku miti runaka bitewe n'ubwoko bw'imiti ufata, Ukomeza ingaruka uzamuka. z'iyo miti ubwazo zo zikakwirangiriza mu myaka 15. Muri make ntabwo wishwe n'indwara, ahubwo wishwe n'umuti. Niyo mpamvu ujya ku bantu bahora ku miti igihe ikibazo kitaba ya ndwara barwaye, kubera ko iyo miti hari uburyo bafata iyo ndwara barwaye, ahubwo ikibazo kikaba ingaruka z'iyo miti bahoraho ya buri munsi buri munsi buri munsi. Niyo mpamvu iyo ugize rero amahirwe ugasobanukirwa byinshi bijyanye n'imiti wafata, menya yuko hari ibiribwa bishobora kuba byasohora ubukana bw'iyo miti cyangwa se byasohora ingaruka cyangwa se imyanda n'uburozi buba bwashyirwa mu mubiri n'iyo miti. Inkarishya rero cyangwa se intagarasoryo ni kimwe mu bintu bisohora uburozi mu mubiri. Intagarasoryo rero zirazwi cyane, ziribwa rero mu bwoko bw'intoryi, uretse ko zinabarirwa mu bwoko bw'intoryi. Zibarirwa mu bwoko bw'intoryi, ariko intagarasoryo zo ziba ari ntoya cyane zingana n'amashaza, kandi burya zikunda kwimeza. Iyo akaba ariyo mpamvu rero bamwe bazita intoryi zo mu gasozi. Intagarasoryo muri rusange rero zigira ibara ry'icyatsi kibisi, ariko iyo zimaze kurenza nk'igihe cyo kuzisarura zirahisha zikagira ibara ritukura, nk'uko bigenda ku ntoryi zisanzwe. Intagarasoryo rero zirarura, ku buryo umuntu utazimenyereye ntabwo byapfa kumworohera kuzirya. Zishobora kuribwa rero ari mbisi cyangwa se zitetse, nubwo mu kanwa rero zikaryoha, cyane cyane ku bantu batazimenyereye, ariko zigira ibyiza byinshi ku bazirya. Hari n'abantu rwose batandukanye bazi ibyiza byazo ku buryo zidashobora kubura ku mafunguro yazo, zirazwi hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane no muri Afurika hari abazikoresha nk'ikiribwa gisanzwe, abandi bakazirya kuko ari umuti. No mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cya Uganda, iyo bateguye amafunguro rwose mu bukwe cyangwa se ibindi birori byatumiwemo nk'abashyitsi b'imena, intagarasoryo rwose ntabwo zibura ku mafunguro, kandi ugasanga abashyitsi bishimiye kurya intagarasoryo. Uzasanga n'abakecuru bahekenya intagarasoryo, cyangwa se ugasanga umukecuru yaratwanitse akoramo agafu akajya yinjira ku byo kurya. Usanga umuntu wavukiye n'ahantu abona intagarasoryo akazihekenya biragoye. Iyo umaze kuzimenyera rwose biba ari ibiribwa ahubwo abantu bakunda cyane. Zikagira rero amababi n'uduhwa rimwe na rimwe nk'intoryi. Kikaba ari ikimera kimara imyaka igera kuri 3 kikeraho utubuto. Gishobora kumara imyaka 3, ni igihingwa gishobora kumara imyaka 3 gikeraho utubuto. Kuko abaturya kenshi bashobora kuba rero badukurikiyeho ubwo burure bwatwo, ni kimwe rero mu biribwa rwose bivura bikananiza indwara nyinshi uko bagenda babwira. Icya mbere ni isoko nziza yitwa fibre, nicyo wasigarana. Zigiramo ubutare butandukanye ndetse na vitamine zitandukanye, harimo calcium, vitamine C, vitamine K ndetse na vitamine B6. Nta rugimbu zigira cyangwa se ibinure bibi bya cholesterol, ariko zikize cyane kuri acide yitwa folic, ifasha mu gutuma utunyangingo tw'umubiri w'umuntu dukura tukagira n'ubuzima bwiza. Bigiramo n'ubutare butandukanye bufasha mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu, harimo magnesium yindi itandukanye, cyane cyane umugabane wa Aziya. Icya mbere zishobora kwifashishwa mu kuvura indwara yo kubura amaraso. Mu nkarishya habamo ubutare buhagije, kandi ubutare ni ingenzi mu kuvura indwara yo kubura amaraso. Ikaba rero
ibi hamwe n'imbuto. Ushobora guteka inkarishya noneho ukaminjiramo ifu yavuye mu mababi wumishije, ibi bigabanya isukari yo mu maraso. Uretse ko no kuzirya bisanzwe hari icyo bifasha cyane mu guhangana na diyabete. Nanone inkarishya zishobora kuvura inkorora n'ibicurane. Niba wafashwe na ka gripe, kora isosi y'intagarasori uyihute igishyushye, ibi bizagufasha gukira rwose. Hanyuma kurinda kanseri byo nabisobanuye birambuye. Icyambere inkarishya zirwanya bagiteri, imiyege, zikanarinda ikora ry'uturemangingo twatera kanseri. Ubushakashatsi bwabigaragaje rwose. Zirinda by'umwihariko kanseri y'ibihaha. Nko ku banywa itabi baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibihaha. Inkarishya rero zakuraho ibyo byago. Nanone zivura indwara z'ubuhumekero nka asima, inkorora. Akaba rero ari bimwe mu bintu wazirikana. Uziko ushobora no gukoramo ifu ukajya uyirigata cyangwa ukayiminjira mu byo kurya, bikaba byakuvura indwara ya asima cyangwa se bikayoroshya. Kimwe nuko zirinda indwara zinyuranye z'umutima. Mu nkarishya habamo ibinyabutabire bitandukanye nagiye mbibabwira. Harimo za glycoside, flavonoide, saccharine n'ibindi bitandukanye. Ibi byose rero bikaba ibinyabutabire bizwiho gusohora imyanda mu mubiri, bikawurinda indwara z'umutima, kanseri no guturika kw'imitsi. Gukoresha rero ifu yazo bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Mu bihugu bimwe na bimwe usanga rwose zicuruzwa mu masoko. Hanyuma ku bagore sasa, inkarishya ubundi ni ibiryo by'abagore cyane. Ziringaniza igihe cy'imihango. Usanga abagore benshi n'abakobwa bagira ibihe bihindagurika mu kwezi, ariko kurya inkarishya bishobora gutuma ibyo bihe bigira igihe kidahinduka. Kumenya igihe cyawe cy'uburumbuke ntibibe bikiri ikibazo. Hanyuma abageze mu zabukuru usanga bashaka za rubagimpande, indwara zinyuranye z'imitsi nka gute n'izindi. Kurya inkarishya bifasha umubiri gusohora acide urique, izwiho kuba ari itera kubyimbirwa no kuribwa mu ngingo, aribyo soko ya gute. No mu mababi yazo habamo soasorine, ikaba ingenzi cyane mu kurwanya indwara yo kuribwa mu ngingo, umugongo, kubyimbirwa n'uburibwe ubwo ari bwo bwose muri rusange. Muri make inkarishya uzivuze bazivugaho ibintu byibayeho bazitaga cyangwa se agace bakubiyemo bazitaga. Rero abazita intagarasori, abandi bakazita inkarishya. Uko wazita kose rero icy'ingenzi ni ukumenya umumaro zifite ku buzima bwawe. Ahantu rero wazibona rwose uzikoresha mu buzima bwa buri munsi, ariko by'umwihariko nk'abariya bantu bagiye mvuga, abarwayi ba diyabete, wenda by'umutima, abanywi b'itabi, abanywi b'inzoga, abarwara igifu, abo ngabo rwose ni ingenzi cyane ko bazirikana akamaro k'inkarishya mu buzima bwabo. Здесь на войну. Машина вия, курва. Niña kurevaksinda, we. Vale, esto la va a Mane feke man. Oye, que te yo umuntu wese akanyura anyanyagira aba yiruka byatari niyo mpamvu Byo kugwa abantu. Wasiga kabisa.
Alamuku nkunda ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashima. abanza kureba ku gaciro mbere yo gutekereza ku giciro. Kugeza tukennye ko yagiye guhaha, abanza kureba ku giciro mbere yo gutekereza ku gaciro. Abo ba data bombi rero hari umugabo wicaye abagurira bazi za OG. Mwakundanaga bakwanze ni uburyo kandi bwo kwereka uwaguhemukiye ko ntacyo bivuze neza, ukabona urimo uratera imbere, arababara kurushaho. Muri make bifatwa nko kwiyuburura, kongera kubaho nyuma y'ibihe bibi wanyuzemo. Ushobora no kubikora nyuma yo gupfusha, abantu bose bakaba biteze yuko ugiye kuba mubi, ugiye guhomba cyane. Bifasha abantu benshi cyane. Muri make iyo usa neza nyuma y'ibihe bibi, bigufasha kwiyakira vuba, bigufasha gutuza, bikakurinda kwiheba, ku buryo niba ari n'umuntu mwanatandukanye wongera kwinjira mu rukundo rushya umaze gutuza, usa neza rwose, ubuzima bwaragarutse. Uburyo bwanafasha abantu imibiri yabo iri kwanga. Abantu burya imibiri iba iri kwanga n'abantu bageze mu zabukuru, abageze muri menopause, abari gukura nyine birumvikana. Kwikorera kwiza no kwiyitaho kurushaho. Gutandukana n'uwo wakundanaga rero akenshi biranafasha cyane. Bishobora gutuma utakaza n'ibiro ariko mu buryo butari byawe.
nagafata. wabanza aho ugakena ukazawugira